mba bimpangayitse nta kuntu rero wagira wowe ihangane dutegereze ko ndabizi ko John nta kintu ajya guhisha urumva ndabizi ko John nta kintu ajya guhisha kandi ibintu n'icyo atatinyuka kumbwira ko byari ibintu ajya atinya kumbwira ngo ntagira umutima uhagaze cyangwa iki urumva Miguel nagerageje kumuvugisha nawe nkumva nta makuru afite urumva none mbwira niba hari ikintu muri kumisha gishobora kuba cyarabaye ku mugabo wanjye kuko ndumva ko n'umutima wanjye ntago umeze neza habe gatoya cyangwa kanini ubwo nyine uko bigenza ni nako nzabika iryo banga nikaba gatoya ibanga nzaribika nk'ukwezi nusumbyaho nanjye ubwo nk'amezi abiri nugira akantu kanini ubwo nanjye niko ibanga nzaribika igihe kirekire akiwajumba rukambanira ntiwamwirukana bameze neza ukikora nawe yatwareti yaho uravuga ngo ni ibisoro sigamenya ko ari twareti akayikora amasuku ubu ni neza cyane ni ukuri ubu ushatse kuvuga ngo simwirukane wamureka bameze neza ntidushobora ubujiji wenyine ureke njyewe ikamureka kumugeka ngo kaba gafite katazi kubika mwese njye ntabwo nabyihangana ntabwo wanyirukana hejuru yawe cya gikorwa kiramvumbera mbatansanga ubujiji wenyine ureke njyewe ikamureka kumugeka ngo kaba gafite katazi kubika mwese njye ntabwo nabyihangana ntabwo wanyirukana hejuru yawe cya gikorwa kiramvumbera mbatansanga mukoreye mwemerera kuzamwohereza rezilita ubwo tuzabivugana ejo ku kazi mu bantu babaho batumva mu buzima ejo bundi nagara wari kusezerana ntabwo uzajya kunywa inzoga ako ndebera ukuntu wabaye none ako Miguel uzi ko ugiye kuzicwa n'inzoga ntuzabibwire papa sinzongera kunywa inzoga ibiki n'ibiki ubu ibyo nibyo wasezeranije urimo gukora papa si byo ntubizi byo ko byagenze gute batsinze gusa papa aragiye wanyoye inzobya noneho uyu munsi agiye he ese Kayumba inshuti yawe ntiyabikubwiye ibintu byabaye kuri papa ibiki papa ari muri koma arapfuye neza atamaye n'imitungo yanjye indi ari muri koma Miguel ibintu uri kuvuga ni ibiki aragiye atamaye imitungo yanjye ari muri koma umusaza amazemo iminsi muri koma ntaheruka kugira ntabwo se Kayumba ntabwo yabikubwiye papa wawe ari muri koma wabanje ukaraga kunywa ibyunywa ariko ukabanza ukambwira ibyo uri kuvuga ibyo ari byo waretse mwinywera byo ariko n'abandi bagiye gupfa bagasiga ibintu ibyo bintu byo Miguel wambabari ukabanza ukareka ukanyumva ariko ndimo ndakumva ibyo bintu ngo papa wari muri koma ubikuye hehe Kayumba se ntiyabikubwiye Kayumba yaje hano ndanabimubaza urumva agenda nta kintu na kimwe yigeze ambwira papa wari muri koma barasaza ubwo se ajya muri koma gute ntabizi ezo wanyoye zirakuvaho aribuze kuza akabikubwira ezo ubundi kuraye wica ntabwo mbizi nimba yapfuye ariko n'ubundi amaze icyumweru muri koma bawe Kayumba yabimbwiye ikintu kimbabaje ni kimwe nuko nagiye gupfa atanambwiye nibura ukuntu ibi bintu nzabisigarana ukuntu nzajera ziriya kampani zose basaza biki iyo bagiye gupfa nta no gutinda mu nzira nibura ngo babanze babwire abantu biteguye ndumva uri kurota kabisa izuba wanyezi bazakugiye cyangwa urashaka kwapfa amamesiye Kayumba gute yambije ibyo bintu ese ubundi data we papa ndagwa muri koma yagize accident se kajabije papa yararwaye agava kuva kiva hano uri seri ibintu uri kuravuga Miguel
akiva hano yaragiye ararwara barabiduhisha. Umuntu ngo w'inshuti ya papa niwe wahamagaye Kayumba arabimubwira, Kayumba yampamagaye. Njyewe niriweyo narinjye no kureba ko wenda nabonana na Gahera nongere musabe imbabazi. Gahera ndamukunda. Kayumba nibwo yahise abimbwira. Gahera sinigeze nanamubona. Kayumba twicaranye iwe arabimbwira arambwira ngo araza nihaje hano ntiyabimbwiye ko ari buze, akambwira ngo niceceke ngo we araza bikubwira hanyuma uraza kumbwira none ndabikubaza ko wagiye ureka kumpisha ko n'ubundi ni umuntu mukuru. N'ejo cyangwa ejo bundi n'ubundi bintu nkaba nibyo bibagarariye nkajya mpemba abazamu n'abanuza. Mige waretse gusinda ukambwira ibintu uko bimeze. Ntabwo nasinze aka gacupa ari nkawe kagusindisha. Ubwo wambwira ngo kuva igihe papa we yagendeye kugera iyi saha yaragwaye ntabizi. Yararwaye muri koma nimba utarunabizi ubimenye usibye ko ari byo urimo kwigisha. Kayumba yabikubwiye. Ukuri kw'Imana kiriya byedi. Kayumba yaje hano nje yabimbwiye kandi uriya musaza ikintu ambwiye ntago ajya nyinisha aranzi. Mige byihorere ibyo bintu uri kuvuga. Gute papa we yagwara akarida kajya muri koma? Nta kintu na kimwe yatubwiye. Gahera yanyanze. Kuki njye byabayeho Gahera kanyanga? Ko byashobotse se akanyanga we ntago wumva ko na papa. Mige wamana ariko kureka kuvanga ibintu. Mana nyagasani w'ibintu noneho nabigira gute we? Kayumba yaje hanga. Papa ndeka. Iteze. Kurya se bigenze bite buri runarya? Uwo munsi wose nta kintu kimwe nigeze nshira mu nda. Mbonye ngenda kagiye kuncira ibuna yavuze ngo byibuze reka. Ubwo numva n'igifu gitangiye kundya. Ni igifu kikurya gitumurira ni igiki gitumurira? Papa noneho ibintu byambayeho ntagahuma muntu. Ubu ngubu n'akazi ngiye kukavaho ndabona kurya nabi. Ukavira biki se kandi ko se kudatobora ngumbwire. Bimeze bite? Amafaranga y'abandi yose ndayabuze. Uyaburiye ku kazi uyaburiye he? Bama amafaranga ku kazi. Nagomba kugenda kuri banki. Noneho nta masaha yarenze nyazana ahangaha mu rugo. Yari musakoshi pe nabyiboneye neza ko najyanye ahangaha mu rugo. Njye no kuryama nayabonye ko amafaranga arimo. Habaye mu gitondo ngiye kuyatwara ndebye musakoshi ndayabura. Ntawundi muka turi kumwe ahangaha ni Nadia ndaza ndamubaza arangije arambwira ngo amafaranga yafashe. Amafaranga urayabura? Umujinya wabanyishe ndamusingira tubura nkaho turwanyeho ndasohoka ngarutse ndamubura. Ndabigira niko. Ariko Gahera narakubwiye ibintu rwose narakubwiye ndakubwira ngo uriya mukobwa azadukora ishyano none reba ayo mafaranga y'abandi batwaye. Gahera basi se kuki ubuse iyo yashyira nibura no kuri telefone kweri? Gahera waruzi umubare wawe? Numvaga nta kibazo. Nose Gahera rwose mana yanjye abakobwa mutekereza hafi. Ni gute uzana amafaranga mu rugo amafaranga y'abandi yuko kazi? Ndetse kuri banki bari bafunze nyagesanga numvaga ko nta kibazo. Ntikiriye ko nsiga ikintu ariko ngisanga. Numvaga ko nta muntu wayakoramo. Nose amafaranga batanyakiye mu nzira nkabona bageze ahangaha mu rugo ngifite. Numvaga ari bubiki. Kuba nari kubyuka mu gitondo nkahita ngenda nkahitira kuri banki ubwo. Gahera kuri ko amafaranga ari ibiryo bihiye waya ariko mana yanjye. Papa ndabigirane kuko ubu akazi baranyirukanye na mana. Amafaranga ni menshi cyane. Niyo nayabona nkayatanga icyizere babangira cyaba cyavuye. Ariko Gahera uretse ko watinze kunyungura umukobwa namukubwiye kuva mbere ko ukora umukobwa azadukoresha. Nakubwiye ko umukobwa atari umwana mwiza. Kugeza unyurwa mano mukazana amafaranga narakorera mu rugo. None naho nemereye ko ari we. Nukuntu uziko nayo sohotse hanze ngatangaruka nsanga umukobwa agiye. None se ubu ngo reka nkubwire uzakora amafaranga abandi. Ariko nagaruka. Papa ntabwo paka amafaranga y'abandi yambaye. Nagaruka numubona n'igiceri cy'ijana uzamenye ko Kayumba nkubeshye. Uriya mukobwa mu marine aragiye yanywere aragiye agira gute? Singaho nibereye. Muyambabarira. Reka
kanizeye ko ari bugaruke we Gahera cyangwa akaba yagiye kuyazana aho yari yashize. tuzi umutima n'ubundi ari bumeze nkaho wayataye ariya yagiye byarangiye. Nadia nta cyicuma azagarura. Nadia uriya n'indyarya n'umujura. Ibisigaye ni ugushaka uburyo dukemura ikibazo k'ibyo byo gutekereza amafaranga barayagarura. Nta n'icicuma uzabona. Umva Gahera tuza, umva wirira. Gahera byarangiye wirira. Turashaka uburyo dukemura ikibazo tugikemure nk'icyacu ariko wirira ibwo ngubwo nyine twahombye ariko ngira ngo ukuri urakubonye. Nakubwiye kenshi Gahera. Nakubwiye kenshi. Gahera ngaho pole reka ngende njye mu cyumba njye guhindura imyenda ariko ihangana ibyo byibagirwe n'ubundi byarangiye dushaka uko dukemura ikindi kibazo. Sibyo? Gahera uzu papa no kukazi na telefone nayikuyeho ndi kwa ko banamumagana muze n'ikintu mbabwira ni uri bunyure ukajya kwibabwira ntabwo mbizi. Gahera reka njye guhindura imyenda ibyo bigere ikibazo nyine turagisangiye turagikemura ariko wihangayika ubwo ariko nizere kumenya ukuri utazongera kuza ukagira wakagumba nande naguyabima ntabwo mustandi yamuranye ndikagenda kanizeye ko byibuze ari mubitekerezo akaya ubwo zingora umuvandimwe hari icyo atakweretse hari icyo utabonye hari icyo ushaka kubona bajya baca umugani ngo umuhana ava n'umuhana ajyayo kamureke nigiye kwihindura imyenda. Yes bro. Yego. Sava. Wowe ugeze hehe? Ni uzamutse ku gasoko. Kumaza hari y'ubucuruzi. Wahageze se? Ariko nawe wica gahunda ubuse amasaha yose wamaze. Watinze none sigiye twe twavuganye none utarengeje iminota kweri. Oya, uri bwica inzoga wowe. Okay na. Noneho ndaje nsohoke urambura mu kanya. Okay, hagume. Okay, nari. Reka nze noneho. Sawa. Oya ndabona nkubuze reka nkomeze nimwera icupa turaburanye kabisa. Sawa ntari ubwo ntawe utaha. Sawa. Inzoka irabayisemo ibitotsi kweri.
uretse ni gahunda nayisoje ni muzi. Okay, sawa. basinzirimo Gahira noneho ndabona umeze neza, nizere ko bya bintu byashize watuje. Sinzi ubu ngubu ari igihe ngutekerezaho nkumva hajya ngutekerezaho nkumva neza nkumva sindi kugukurura sindi bukumenyere. Ikibazo kiraba kandi kikarangira biriya mu buzima busanzwe. Buriya mu buzima nyine tubamo ku isi tugenda duhura n'abantu bamwe bakaduhemukira abandi bakatugirira nabi, ariko icyo ugomba guhagarara ugomba kumenya ni uko ubuzima bwawe ugomba guhora ubwubaka, kuko ntabwo abantu bose muzahora bazakugirira neza. Gahira nakubwira ko nubwo byagenze kuriya nemeye ngatanga amafaranga yanjye, ariko kwari kugira ngo nibura nkomeze inshingano nihaye byo gutuma ubaho neza, byo kukwitangira mu bishoboka byose kugira ngo umererwe neza. Ariko nkakubwira kino kintu ngo ntukajye wizera umuntu uwo ari we wese. Niba ubonye umuntu gira amakenga, ese umuntu arambwira iki, ese umuntu ibyo ambwira koko nibyo, ugira iyo utagize amakenga ugira igikomere cy'abantu, ukanga abantu kandi abantu uzabakenera. Hano kuri gusa sinabura kugushimira ahubwo kubw'inama ukomeza kumpereza, nubwo n'amakosa menshi gukorera n'iki, noneho ibingibi byo byije ndiho n'ubu ngubu kukuvuga mba numva nafite uburyo ki nkuvugamo, kuko ku kazi numvaga byarangiye bazanyirukana nkareba ukuntu none nzagenda bavuga ngo yajyanye amafaranga y'ibiki n'ibiki. Mana yanjye nta wundi muntu wakora biriya bintu pe. Gahira buriya iyo uhungabanye iyo ugize ikibazo n'igihe bikoraho, kubera ko jyewe nihaye inshingano zo kuzatuma ubaho neza, kandi igihe cyose tuzaba turi kumwe kuzaba wishimye. Niyo mpamvu ikibazo cyawe ntigira icyanjye, niyo mpamvu nirinda ikintu cyose cyaguhungabanya. Ahubwo rero hari akantu hagati aho ntaza kumera nk'wa muntu wagiye gutira imfizi bakamuha urwagwa akishima akibagirwa ko yagiye hari ijambo ryamujyanye. Muri ino minsi rero nkabanga ngufitiye surprise, ngufitiye impano, ni impano utigeze ubona, ni impano izagushimisha birenze. Papa njyewe Gahira wowe mfitiye impano sembre mu myaka uzamara ku isi. Amakosa yose maze iminsi nkora n'iki numvaga nkifite ikimwaro no gusaba imbabazi n'iki, mfitiye impano. Gahira wigira ikibazo papa, nibira mu buzima ni inzira y'ubuzima tunyuramo, ntabwo ugenda umubyeyi gito. Ngufitiye impano ahubwo uzambare neza witegure, umeze neza wambare neza nk'umukobwa w'umutima, numva inyama zikora ukeye uba ufite isuku ewana
nushake uzambwira ngo n'aka gapafu kamwe keza ka original hanyuma nkuzane surprise nkuzanire impano gare nuyigaye noneho ndumva impano isaba ko nzaba nambaye neza noneho nkitana perfume ubwiyo mpano nayo ntangiye gutekereza ariko ndikumva ntayimenya pe tuzaba twibahage nkuzanire impano gahera iyo mpano nkuko nabikubwiye nturayibona kandi izagushimisha bigere ku ndiba y'umutima uvuge ngo papa ikintu nkoreye ntabwo nzakibagirwa bigira amatsiko kubona surprise tumva nyine tundi tuntu ndimo kugenda ntekereza ariko noneho ushizemo ngo byo kwambara neza ngo ndabe neza nyitayeho noneho ngo nanitere ibiki Nese ugutangiye gutekereza ari nako nzagusohokana nyine ni ahubwo nibyo nyine nunze natekereza wenda ko uvuze kwambara neza bitavuye tonde wasanga ari nk'ahantu nyine hashya ushaka kunsohokana sinzi okay wikeka byinshi ariko bigira impungenge ahubwo reka njye kureba umuntu hanyuma iyo telefone nisiyo mpano ryari papa bimbye ikibazo ejo ni kuwa gatanu ejo ni muri weekend ahubwo ndagiye ahantu iyo telefone yinsigire ku muriro ndatwara kano gatoya kubera kwigenda gushiramo umuriro hanyuma ibindi rwose ubitegeze nkuko mbikubwiye ni isezerano nzakora reka nambara agashati njye kureba umuntu ibisigaye nkuko mbikubwiye utabimbwiye cyangwa utabitegereje nzabikora nkuko mbikubwiye okay urakoze Dati we mani zaguha umugisha gusa ariko mfite amatsiko y'Imana pe inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago